hanyuma ngo Kisekedi yavuye kwizima yemera ibiganiro bihuza abanyekongo bose. Ni inkuru nziza cyane. Ndi Kisekedi si tubizi ko muganirira mu cyuma cy'inama mwasohoka hanze mukavuga ibitandukanye. Kuri inshuro Kisekedi ako nta president nyara mwisunzu nangiye kuri yavuze ne wari gukora amabara. Nangiye gukora amabara. Kisekedi yarebye kure. Asanzwe areba hafi. Yabaye imbonera kure. Asanzwe areba. Areka kureba hafi. Afata umwanzuro yuko agomba kugirana abaganira nabo kugira ngo amahoro muri Republika Demokarasi ya Kongo abe nk'icyuza bikidendezi. President wa Republika Demokarasi ya Kongo ni Felix Kisekedi yerekana none na Ciro mborgo bataryanditse nyuma y'amezi menshi yanze ubusabe bwo gutangiza ibiganiro by'abapolitike biriho n'imande zombi yatangaje ko yemeye ko habaho ibiganiro bihuza abanyekongo bose. Ibi bibaye mu gihe ubutegetsi bwari buri guhangana n'igitutu gikomeye cya politiki ya Kinshasa ndetse n'umutekano muke ukomeje kurushaho kuzamba mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'inama yabereye muri site d'Union Africaine yahuje President Kisekedi n'abayobozi b'amadini n'amatorero akomeye muri Republika Demokarasi ya Kongo barimo Kardinali Fridolin Ombongo wa Kiliziya Gatolika umaze igihe asaba ko hakorwa ibiganiro byubaka amahoro n'ubwiyunge. Guverinoma yatangaje ko mu minsi iri imbere izashyira hagaragara gahunda n'inzira zizakurikizwa muri ibi biganiro. Mu ijambo yavuze mu izina ry'intumwa zari zirimo abayobozi ba Kiliziya Gatolika, abaprotestant, abavuga butumwa n'abayisilamu, Kardinali Omongo yashimye icyemezo cya perezida. Yagize ati twishimiye itangazo kandi turashimira umukuru w'igihugu. Na amahirwe yo kubaka amahoro n'ubumwe hagati y'abana bose b'abakongomani cyangwa abanyekongo. Cyemezo cya Kisekedi kigaragaza impinduka zikomeye kuko ubutegetsi bwe bwari bwarakomeje kwanga ubusabe bwa Senko, inama nkuru y'abepiskopi Gatolika muri Kongo, n'andi madini yasabaga ibiganiro bya politike bihuriweho. Kutumvikana kwari kwararushijeho gukara nyuma y'umugambi wa guverinoma wo guhindura itegeko nshinga, aho abanenga umugambi bavuga ko ushobora kongera amakimbirane mu gihugu gisanzwe cyugarijwe n'intambara n'ibibazo bya politiki. Muri tangazo Senko yasohoye kuri wa 19 Kamena rifite umutwe ugira uti igihugu kiri mu kaga. Yavuze ko guhindura itegeko nshinga bidafite impamvu zihutirwa kandi ko kubikora mu gihe ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo bitagenzurwa na leta bishobora guteza ingaruka zikomeye. Abepiskopi banaburiye ko mu gihe amakimbirane ya politiki akomeje gufata isura y'amoko n'uturere, igihugu gishobora kwisanga mu yindi ntambara y'abene gihugu. Iri tangazo ryakurikiwe n'imyigaragambyo y'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi UPDS ruzwi nka Force du Progrès rwigaragambije ku cyicaro cya Senko rutwika amapine ndetse rugaragaza ubutumwa bushyigikira Perezida Kisekedi n'umushinga wo kuvugura itegeko nshinga. Hari n'abashyigikiye guverinoma bashinje ubuyobozi ba Kiliziya Gatolika imyanya ishobora gukurikira akamaro u Rwanda igihugu Kinshasa ishinja gushyigikira umutwe AFC M23. Umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yavuze ko ibiganiro biteganyijwe bigamije kubaka ubumwe bw'abanyekongo mu guhana n'icyo yise bushotoranyi bw'u Rwanda. Ashimangira ko abazitabira agomba kuba bahuje intego yo kurengera igihugu. Gusa cyo kwa abantu bari bamaze iminsi bakira igitutu kuri Kisekedi cyane ko no mu minsi yashize bari bagize inama nabwo bayikorera mu Burundi muri presidence y'u Burundi ngo ntararushatsi nabwo bavayo banzuye ko bagiye kugirana ibiganiro cyane n'ubwumvikane gusa bakavuga ati ntago Kisekedi ntakwiye kongera guhindura itegeko, ntakwiye gutekereza guhindura itegeko nshinga. Bavayo banabisabye
nabwo perezida w'u Burundi navuga ati muhumure ibiganiro ni amahoro gusa bavuye batatanya gutegura imyigaragambyo ngira ngo ni nawe wavuze usomye ko yaba iheruka kuba imyigaragambyo yari ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kisekedi muri make bavuga ko yateguwe n'umukuru w'igihugu kugira ngo berekane yuko ibyo Kiliziya Gatolika iri kuvuga nta gaciro bifite gusa n'ubundi nabo ngabo bari gutegura imyigaragambyo kuko iyo ntekereza ko itaraba nabo bari gutegura imyigaragambyo bavuga ko mu gihe Kisekedi adafashe umwanzuro ntekereza ko rero kiri igitutu Kisekedi yashyizweho bikarangira n'ubundi afashe uyu mwanzuro ariko ndize ubuse urumva bizabara umva iyo nama kuko izaba cyangwa niyo yanaba utegereza ko ibyo bazaganiramo bizagira umusaruro uyu Karidinali Ombongo rero ni umwe mu bakomeye mavuga ariko ijyana muri Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu bantu bahagamye cyane Kisekedi cyane mu bijyanye no gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo ahabwe uburenganzira bwo gukomeza kuyobora yaravuze ati mu ngambo yaravuze ngo mu byihutirwa cyane muri iki gihugu ntabwo ibyo guhindura itegeko nshinga birimo ntabwo itegeko nshinga birimo mu gihe hamwe mu bice bimwe by'igihugu we Kisekedi nta ruhare ugira mu myanzuro ihafatirwa ahubwo icyo uri gukora ni ukongera amakimbirane ariko abantu abenshi baribaza bati si ubwa mbere abakongomani cyane guverinoma yabo bivuze ibintu bijyanye no guhuza abanyekongo mu biganiro ariko ugasanga stili n'ubundi haracyatumirwa bamwe abandi ntibatumirwe ngo ndibaza ko ahangaha umutekano muke ubundi muri Kongo uterwa n'izihe mpande ni uruhande rwa leta cyangwa igisirikare cya leta n'uruhande rwa M23 gusa kosore mvugo buriya leta ntabwo iteza umutekano muke ivuga yuko ishaka kugarura inshuro nyinshi ahubwo umutekano muke uterwa n'inyeshyamba na bamwe mu banyepolitike noneho rero wenda uwo mutekano muke ingabo z'igihugu zishaka kugarura uri guterwa n'iki na M23 ntabwo ariyo gusa kuko ntabwo ari uruhande rwonyine uzasanga hari ibice byinshi nubwo burasirazuba bwa Kongo aribwo buvugwa cyane ariko hari ibice byinshi bidafite umutekano harimo n'abanyepolitike harimo ba Fayulu n'abandi bose batavuga rumwe na Kisekedi ahubwo impungenge mfite ahangaha nubwo Mongo yabivuze avuga ati burasirazuba bwa Kongo ariko uyu muvugizi Patrick Muyaya garwamo ngo kantu guko ngo ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bushotoranyi kuri inshuro ko numva ko aba AFC M23 nayo izitabira nanjye nibyo ngiye kwibaza niba umutekano muke bavuga ko abantu bari guteza umutekano muke na M23 irimo ibiganiro byateguwe nayo iri included nayo iri mu bazitabira iyo nama gusa bitewe nuko batayivuzemo kuko iyo ize kuba nayo iri mu bazitabira ibiri mu bantu bashizwe muri iyi nkuru bakaba mentioning abana ba highlightinze bana bagaragaje cyane kuko nabo bari mu bantu leta ivuga ko bateje ikibazo cyane kuba rero batabashyizemo bashobora kuba batazitabira nabo reka nkubwize ukuri hari ibintu by'amasezerano mbona abantu birirwamo ngo bagiye muri Angola ngo bagiye Washington ngo bagiye Qatar ngo bagiye mu Swiss n'ahandi hantu henshi no muri Togo hose urumva umuti w'abakongomani ufitwe w'intambara guhagarika intambara ufitwe n'abakongomani ku giti cyabo kandi njye narabikubwiye usibye ko Cirombo we yafashe uruhande agaheza inguni akavuga ko adashaka kuganira na AFC M23 kandi no kwicaye hirya bamagani wari bigurutse mu kanya ikibazo ko abakongomani bafite cyane ni cya AFC M23 ibindi byose babikora management ariko burya iyo umutwe ufashe ahantu ukahagenzura we nka leta nta bubasha ugifite kuri ubwo butaka bwo kuhabambura burya biba byabaye ibindi bintu kandi n'igitangaje nuko igice cyafashwe n'abo ngabo bitwa inyeshyamba kirimo amahoro uhavuga ko kirimo amahoro kirimo ubuzima bwiza ku baturage bagituyemo kurenza igice gifitwe na leta ubwo si cyo aha rero ikibazo mbona ni kimwe M23 iyo ugiye ku ruhande rwayo bajya bavuga ko agace bafashe batazakarekura nese bagafashe bakina bari muri comedy ku buryo bazagafata bakongera akabasubiza kugira ngo bagafatire gari bitambo byatanze cyane rero niyo mpamvu no gukarekura hari abantu bapfuye kugira ngo gatwice gafashe nese urubo bazakarekura bakina bavuga ko bamaze kugasekiriza cyangwa bamaze kugaha umutekano kandi amakuru avayo avuga gute se muriya nugera igoma cyangwa ukagira Bukavu agace karatekanye neza pe isuku urumva isuku irimo batangiye kurwanya Ebola nk'uko twasumaga inkuru uvuga ngo batangiye ingamba zo gukumira Ebola urumva rero ndorerwamo yanga itareba kure buri ndorerwamo zanye ntizireba kure icyo kibazo cyazo zireba hafi ariko hari igihe
zirasa ku ntego urumva ibi biganiro byo kuri kuvugwa na Kisekedi no kuyobya uburari nta kizavamo no kuyobya uburari cyane kugira ngo ahubwo dore ikintu kiri kuba buriya nkubwire buriya drone amasasu hari buriya drone zashize bagiye kwitegura intambara nanone ahubwo ariko ngira ngo bari kugira ngo babanze imyigaragambyo yategurwaga n'uru ruhande bayiyobyura ari nibe kuko n'ubundi nambere bajya mu Burundi nabwo byasaga abantu bavuga ko ari ukugira ngo batume aba bantu badakora imyigaragambyo bavuga ngo mujyi Burundi muganire bazana no kuvuga ngo ufite ikibazo na Kisekedi ukajya kugirwa inama na Evariste Ndayishimiye M23 ijya kurekura agace ka Uvira n'ibindi bicare byagiye irekura hari ibyo bari bijejwe urumva hari ibyo bari bijejwe ibyo kwishira ku meza ibyo kumva impamvu zabo zifite ishingiro zikumvikana nyuma yo kurakura rero bahuye n'ibizaza n'ingorane ahubwo bahura n'intambara nyinshi batari biteza ahubwo bavuga ngo bari bazi ko bigiye bigiye kurangira nyuma yaho birakomeza kuri iyi nshuro kuzongera gufata umwanya igihe cyawe ukababeshya nkeka ko biri kure cyane cyane umuperezida biziye ubundi niyo uganiye na M23 buriya na gahunda yo gukuraho n'ubutegetsi bwa Kongo nayirimo aho nibaza ni hamwe RDC guverinoma yabo ibi bintu bavuga byo kuganira AFC M23 ni kwibyumva izabyemera izabyakira M23 bivuze kuva na kera ko iyo M23 bivuze kuva na kera ko bakeneye ibiganiro nibiba nabo bakabashyiramo ubwumvikane buzakora ahangare ibisubizo ni bibiri igisubizo ni yego niba ari yego nibizabyemera kuvuganira nabo abo Kisekedi niwe wanze kuganira na M23 reka tuvuge ko M23 yenda yabyemeye baraganiriye mu byo M23 izasaba Kisekedi ari tayari yo kubishyira mu bikorwa kuko amagambo ya Kisekedi yavuze ko ubundi yavuga ko atazicana inyeshyamba kumeza yose ariko ibyo twasanze ari ukubeshya yavuze ko atizicana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame birangira bicaranye birangira ko yari yarakaye ibyo bya Kisekedi yavuze ko azatera u Rwanda birangira bidakozwe akorega u Rwanda aya rero ni amacenga Kisekedi yo gukomeza gucenga abantu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nta biganiro biteze kuzagirwaho vuba ahubwo ubu ngubu mu bintu byo guhindura itegeko nshinga cyo kuba afite utuntu tw'uducenga cyangwa gushyiramo urumva kugira ngo arihindure neza abanze kumvisha abanyekuko amahoro ayashaka abone uburyo bafata neza twamaze kuba neza ko Kisekedi atarufata imyanzuro umukuru w'igihugu bura n'umuntu ukomeye niba yirebwira abanyarwanda bati Kisekedi ndashaka umuntu bazaganira nawe ikintu baganiriye akagishyira mu bikorwa ibyo bintu bigakunda ni ikibazo gikomeye cyane nari nyirwara kwa M23 mu gihe M23 rero yaba yanze ibiganiro nawe nabyo bifite igisobanuro urumva igisobanuro kivuga ikimeze gute rero igisobanuro ntabwo rigareka nkubwiza ukuri M23 ntabwo ngo hari ibyivuga ngo ntabwo ishaka gukora ubutegetsi bwa Kinshasa sibyo ibyanze rero bifite impamvu ko yari ni declare yakiri kare kubyemera ni kimwe no kutabyemera ni ikindi byose ni uburenganzira bwabo ahubwo icyo twibaza ibi bintu batanga ku giti cyawe nkawe ibi bintu batanga bifite ishinge cyangwa ni byanyoreshwa ni tekinike zo kugira ngo ahubwo bitegure intambara kuko ubu tuvuga n'intambara cyari kwa niyahagaze ngiye cyo mbona kuri ibintu Kisekedi yiyemeje nuko inama ishobora no kuzanaba ariko imyanzuro izavamo ntago izashyirwa mu bikorwa niko njye bibona M23 igatumirwa oya ntago izatumirwa M23 na Kisekedi ntabwo azemera kushana na M23 sibivuze kubana kera ibyo avuga byo ntago ajya byubahiriza iyi nama bavuga niyo naba niyo banakicarana imyanzuro izavamo ntago izashyirwa mu bikorwa mu bijyanye no ngo na amahoro ngo bare kuko ibyo M23 isaba nawe byumvishe wumva kuri Kisekedi nawe utabyemera ndetse wakemera ko M23 igira uruhare nayo mu gisirikare cy'igihugu ibyo se bitwaye iki Kisekedi ntabwo yabyemera oya harakano uvuze ngo nawe uri ntiwabyemera ibyo se bitwaye iki wabyemera ute kuko kugeza ubu twabonye ahubwo ngereka ngubwiza ukuri ngewe igisirikare ngende ndi Kisekedi ngewe igisirikare ndanagiseza abantu muri kurwana abantu muri kurwana bari kure niba ukabashyiramo ntabwo bazakubirindura ariko se wumvikanye n'abantu byatwara cyangwa bose n'abakongomani Kisekedi n'umukongomani M23 n'abakongomani bose nyine bicara zose nyine umugozi umwe kuko niba wone igisirikare cye kidashoboye cyananiwe guhangana n'umutwe akazana abacanshuro akazana ibigo by'inshuti byose bya byaranze
icyo gisirikare ubwo cyo nashyira imbere cyane ugahita ukigira igisirikare neza amba eh ndagukomeje we ntiwagishyiraho kuko kugishyiraho nawe avuga ati 80% bazamirika basigare n'ubutegetsi kada ntabwo bazaba mborohereje tuzaba twegereye nzaba nabazanye hafi yanyu akaturi reka turwane bari kure byibuze turwane bari kure muri wowe nawe uri mu ruhande rwa mu gikweto cya Kisegedi yuko utavanga igikweto cya Kisegedi kinkuremo pe ndavuga kinkuremo mupfikize akashwe wewe mupfikize na Kisegedi ndajya mu gikweto cyo muri Kongo ndi umunyarwanda igikweto cyo muri Kongo ndakigeramo ndi umunyarwanda so yo Kongomani rero ni ibyo ngibyo Kongomani ni ibyo ngibyo ubwo reka tugende turebe agenda bite turebe byavuzwe ni byinshi mu baturanyi turebe ko kuri inshuro rero bizakunda bigashyirwa mu bikorwa nubwo bisa n'ibigoranye kuri bamwe bitewe n'ibyinshi twabonye turebe ko kuri inshuro Kisegedi azagabanya amarere akicara bagashyira mu bikorwa ibyo bemeranye akemera kwicara ku ntebe arebana n'abatavuga rumwe nawe mu biganiro bigomba guhuza abanyekongo bose nta kundi byagenda so amasaha rero Brandine ndabona asa nkageze dushimira abantu bose badukurikiye dushimira badukurikiye bari mu mujyi mu ntara zitandukanye bari hanze tubabwira ngo bafite ibitekerezo bafite ibibazo bafite inyunganizi bafite amakuru batugezeho bagiye duhamagara kuri 0788 37 28 cyangwa 0788 57 84 ni Damuke TV bahita bakwitaba urumva bakabaza icyo ushaka icyo ukeneye ukabagezaho igitekerezo cya Brandi si igihe cyo gushimira se cyane pe nshima kandi unshime neza nagushimiye nagushima neza guteze gushima se mu byiciro yigo hari umuntu ugushima avuga ati ngo saba imbabazi mbabarira tumushimire neza Madame Brandine vraiment wakoze kwitabira mu kiganiro ni byiza inshingano zanyu murakoze so dushimire Ben vraiment niwe watumye amajwi n'amashusho bibagiraho neza dushimire kandi na team ngari ya Damuke bagerageje kutuba hafi kugira ngo iki kiganiro n'ibindi biganiro byose bigende neza ikiganiro Rwanda nkunda nakagaruka mwese aho muri wose